yarasomye buriya rero njyewe iyo mbyumvishije hari ukuntu mpita numva hari ukuntu nshatse kwiruka urumva mpita numva imbaraga zidasanzwe zizamutse muri bwewe ubundi noneho nkahita mvuga ati mana uzampe Yesu ashimwe uzampe ijuru uzampe kugirirwa neza nawe ariko uhagaze ute sheri wanjye nanashonje uzwi uno munsi nanjye wameye irari wenda umukobwa nuko rero reka nkubwire rero urumva Diako ubundi uriya mugabo Yohana buriya yakoze ibintu bidasanzwe ariko buriya mu ntumwa zose buriya Yohana ni umugabo ukomeye cyane noneho iyo mwibutse rero ari hariya muri Lazareza urumva bikavuga ngo Imana burya ifite abantu bayo Yohana buriya iyo nicaye natekereza neza nkasoma mu gitabo Yohana si ukuntu buriya ndafashwa buriya rero niba ushaka kugira tufashwe neza uzasome mu byahishuwe sibyo buriya ukuri ubona iby'isi byose abantu bigaragura mu byaha buriya mu byahishuwe bivuga neza kurangira ku isi ukuntu bizagenda urumva noneho hari aho bavuga iby'iriya nyamaswa y'ibihanga birindwi warahasomye hariya naho narahasomye buriya rero njyewe iyo mbyumvishije hari ukuntu mpita numva hari ukuntu nshatse kwiruka urumva nkahita numva imbaraga zidasanzwe zizamutse muri bwewe ubundi noneho nkahita mvuga ati mana uzampe Yesu ashimwe uzampe ijuru uzampe kugirirwa neza nawe ariko wabonye ukuntu nari no teraniro tuvuyemo cyagenze neza wabonye imbaraga zari zamanutse umva uriya pasitoro wari numvishije bavuga ko ari uw'i Musanze arimo amavuta banatuye menshi uyu munsi noneho kurusha cya cyumweru cyashize ayatuye pe biraza kuvamo noneho basigaye bayandika mu ntuza basigaye bayandika ayo baba batuye yose bagahita bayohereza ku rurembo ubundi bazi yuko tuzatungwa n'iki ubundi nta kazi katagira kubwavura ariko buriya pasiteri rero ngereka birasabanga ariko ntuzamvemo ahubwo reka nakuyeyo bitanu nyine ahubwo reka nkubwire nabonye ari wowe bashyize mu kwandika urumva ni ukuvuga ngo nibajya batura urumva nakuramo bitanu nibajya batura ni ukuvuga ngo reba namuseko muri akazi n'amasaha arageze tugeze saa munani n'abakiriya twabona ariko wasanga bari bugire imana wane niba yaribye ngo mubaze ngo ibikozi by'Imana nimba ari ibikozi by'Imana ariko iyi siko ntibari bucaha barahaca n'ubundi kandi bari kuhaca n'ubundi nyirayibwe reka turategereze turebe siko twavuye gusenga ubundi barafashe gushwana nawe ikibazo cyawe rega urambundira mbundira gute se mani ku mugabo urumva ngiye wancika reka nta mikino tugereze turebe ko bari buhagere wowe kandi nihamagara mfitanye gahunda nawe mbere urindiriye kumwihamagarira se kandi namwihamagarira nkanitegera ukagira ute atega ukajya kumureba se ngwiki ukamuha umupolisi none ni igikiraga wakijyanye se kumuga none se uno munsi uhagaze ute sheri wanjye nanashonje uzwi uno munsi nanjye wameye irari wenda umukobwa yakoze uno munsi wankomye kabisa ndakubujije yego Imana ni ukuri ko Imana irantunguye muri mu buzima bwa ntabwo ujya wambara gukina ndabikubwira noneho batwarira iki mwese ntitwaje kureba urajya gushingira mu mapantaro ariko ubu ngubu ushaka umutware pe bariho baje kureba twumiyeho wakoreye angahe uwo mu gitondo wakoreye angahe shashize akanya gato mageze gusa nyine kuva nahagera n'indabo bitanu wagiye ahagana he ako noneho iteka twari turi hejuru ubundi ishyamba nta kintu twahatoye pe wabonye ka kajyama kahaje nta kintu yagukuye mu wamukuye afite iki se ntacyo tu nta kintu kirimo sorry nujya wandika dore niho bashyize kuri keza urumva ujye wandika 1/2 cyayo batuye ayandi tuyagabane
ako ntabwo kaba ari agashoro. ku kantu nako buriya ni agatekerezo. Urabizi yuko baguhaye ofisi yawe nta muntu ugira ute uyigusangamo, icyaba cyiza rero. Ariko nanjye wibuka ko nubwo tutari twakabipanze neza, ariko buriya 5 byanjye nabikuyeyo ndabifite. Ahubwo se bariya abakobwa ndiko ntabwo ari babandi buriya bigurisha byashoboka. none se ko ndi kubona ari twiza nta kuntu twajyayo twabegera se nuko twambaye buriya beze turababwira turababwira ko ari scam ariko tugende tunabajya twumve ko bajya mu mwuka nyine. Niko bimeze. Bakobwa bimeze bite se? Mukomere cyane. Nzana akaganza shaje. Yesu ashimwe. Mumeze neza se? Komera muvuge. Mumeze neza se? Komera cyane. None se reka mbeshyize Bibiliya hano hasi tubanza kuganira gake. Ntabwo tujye dukorana nabo. Oya, mbese ntabwo muzi Yesu ko ari umwami n'umukiza? Buriya wabyumva ariko reka mbabwire, mureke ibi ngibi by'agakiza muturebe nk'abantu basanzwe, sibyo? Abantu basanzwe nabo mwambaye mubiri. Natwe turi abantu buriya. Njyewe ni ukuvuga ngo urumva pasiteri ntabwo uzi pasiteri icyo ashinzwe? Bari wambaye neza. Cyerekana pasiteri nyine. Ariko njyewe ntabwo ndi pasiteri. Ndi pasiteri ahubwo tuganire ibyunguka. Nta muntu ariko twumva, nta muntu uhari. Ni ukuvuga ntabwo muri mu kazi se? Ntabwo muri mu kazi, ariko mwere kunyegereza cyane. Ntabwo muzi yuko hari umuntu watubona. Tuvuye nyine gusenga, ariko nako tuvuye kugira. Niba uri gukinyabana se uri hano wakora iki? Nyine ako muvuge gakeya. Twaje twebwe turindaya turicuruza. Natwe turi mu kazi ariko agaye kazi muvuge gakeya. Uje kugura nabo yarabyo twebwe tuvuga. Naje kugura ariko muvuge gakeya. Muvuge gakeya tutagira umuntu twebwe turindaya turicuruza. Nyine turabyumva ariko twe tuvuye gusenga tunafashe. Ibyo biratureba se mama kugira ngo mutakwa rero mu icya mbere singurya se ngewe 50 nimbo y'amasengani yamereza 50. Reka tuyabaye muri babiri, sibyo? Twere kugorana, sibyo? Angahe? Ubwo ni Chanari bayangana twakorera nabwo hano kuri cyo. Kandi ari none se ubundi nimubanze muhindukire tureba. Ubundi turagura abo tutabonye. Oya ni sawa. Uyu se we bimeze bite? Oya nyine reka ni 4G. Rasa neza. Noneho rero reka mbere ukuntu tugiye kubigenza, sibyo? Ni ukuvuga ngo sibyo? Urahitamo wese Diako nako mbesha mushorama urahitamo wose. Ahubwo se wagize ndarenga ahangaha. Ntago ntarenga. Okay, noneho rero reka tugende. Noneho rero ukuntu turi bubigenza, ntabwo turi bugende dufatanye bya bindi byanyu, sibyo? Ariko rero wamenze nawe. Umbe ntabwo ni ukuvuga ngo ukuntu tugiye kuganira, mwebwe murajya imbere turaza tubakurikiye, sibyo? Turagenda tubakurikiye kugira ngo hatagira umuntu utubona, sibyo? Turaza tubakurikiye, sibyo? Okay. No sawa. Mwebwe niba mukiri mu biciro rero ngewe ngo twagiye genda imbere ariko ubwo hageze umbonana na maraya ubwo yavuga ngo tugende si mu kazi.